Patrick arasaba Nadine imbabazi. Hagati aho Rangwida mu mashimwe n'urunana. Ariko nakuberekeye wakomeza urugendo rwo Patrick wagiye. Ariko Nadine Nikise. ubona kugende nyuma ko nta mwanya mfite wo gutaho Patrick. Ngiye ngobona kumva yo kugura ifarini n'isukari ngiye kwikorera amandazi. Urimo urabyumva? ndabibona ariko rwose ntabwo ngutinza ni ukukubaza amakuru y'umwana. Ngo amakuru y'umwana? Ubu se wamusigende kuko Nadine kandi ameze ati kaho umwana n'uwanjye ubona musigiye ninge bireba cyangwa nuko ameze neza kandi nkora ko njowe kose kugira ngo mwiteho nka nyina na se. Urimo urabyumva? ngo iki Nadine? Ndi nyina nkaba na se. Se ntiyamwihakanye. Ni gute uvuga ngo nihakanye umwana wanjye Nadine kandi narakoze uko nshoboye kose ngo umunyereke ariko abyanga. Niki ntakoze? Tekereza nk'ubu ngubu uvuye guhaha dodo. Ntazihaha hari umurima ngira Nyarurembo. Ukazihaha uzi neza ko wowe wazihinze iwanjye Nadine. Ntizijya zicika iyo imvura iguye zirongera zikamera. Uzi ko bashumba ari bo baza bakazahira. Wendera umurunya Patrick. Ndatira ko ufite imirima y'imboga hirwa n'abashumba. N'ibitoke binekera mu mirima n'imyumbati ipfira mu mirima. Ntunzwe ari inkunga y'ingoboka. Wibimbwira Patrick ndakwiyana. Ariko rero Nadine nuko ni wowe rwose washatse gukomeza ubuzima. Ninjye wakomeje ubuzima mbese. Nadine rero ndagusaba ikintu kimwe cyangwa bibiri. Wowe nyemera nzazi wawe kureba umwana wanjye. Cyangwa se uzamunzanira iwanjye tuzamwita izina. Kumwita izina? Yego. Niba utazindutse barakererewe. Ngo amahirwe yo kwita umwana w'izina wayatakaje umunsi ngo uhamagara ndi kwa muganga ukansubiza ngo nta mwana ugira. Urimo urabyumva? Ushatse vuga ko hari undi mugabo wanyitiye umwana izina Nadine? Ni ngombwa se ko aryitwa n'umugabo. Simpare sindi nyina narari mwizi kuko yagomba kwandika mu irangamimerere. Urimo urabyumva? Waranamwandikishije rero. Ese ubundi ba muri iki gihugu ubahe? Ubu ni wowe utazi ko umwana akivuka yandika mu irangamimerere yandikirwa ku kigo nderabuzima. Yego nitwaye ntabi ariko Nadine nyine ndasaba imbabazi rwose Nadine. Mpa amahirwe kubona umwana wanjye rwose nzembere tujye no ku murenge rwose Nadine. Patrick ndakwiyamye. Warambabaje Patrick. Waransuzuguye. None rero ibyo kuri umwana we byibagiye. Icyakora natangira ishuri ry'incuke. Hano hazaba nkishoboye kumuhisha. Uzamubona agiye ku ishuri. Imbabazi Nadine, imbabazi rwose. Yewe uravugisha kuri Devo. Yego komana. Nyensi niwe wisabiye gusezera. Ndaharambiwe mama. Ntushaka gutaha kuko urambiwe gusa nye. Hawe data wari ku mana uri nziza koko we. Amasengesho yanjye arakora we. Uyu ni umubyeyi Bikira Mariya amaze iminsi ninginga. Nta wundi rwose. Anye Karame Devo. Ngiye gukurikirana impapuro zigusezerera. Nanavugana na muganga gukurikiranaga. Uganira na mukecuru. Yego mukazana wanjye nkunda cyane mwiza. Kunyitegereza mama. Nibutse uko twakozanye meze mwana wanjye. Rwose kuko nuko ari musaza w'ishyaka namuna mu kazi wawe uriya. Ubundi ngiye rwose sinari kukuzana hano nye. Nabonaga warozwe neza. Nta wandoze mama. Wabihamya mwana wa? Mu by'ukuri nanjye sinari nzi ko nkunda Chris urukundo rungana kuri ya mama. Ariko uko muganga yanganirizaga nkanagira nkabona Chris aje kundeba. Umutima wanjye wagarutse pe. Ugiye kuvuga ko ibyo Devote yavuze ari ukuri rero? Niba yaravuze ko nananiwe kwihanganira agahinda natewe no kubona Leya kwa Chris ni ukuri mama. Umutwe wanjye yakomeje hagarukamo amagambo Leya yambwiriye mu rugo rwa Chris. Noneho natekereza ko njye na Chris twari dufitanye gahunda yo kubana nkumva ngiye gusara pe. Ubwo niyo mpamvu uhamagaraga amazina yabo bombi se? Yewe ibyo byo kubahamagara nimwe mu bimbwira ntabyo nibuka pe. Ariko nyine Chris aje kunsura hano. Umutima wanjye watuje numva mama. None se mwana wanjye ko gusura bivuga ko akigukunda? Kugeza ubu sinifuza ko Chris ankunda nk'umukobwa bazabana mama. Kuko ibyabaye ninjye wabigizemo uruhare rwose. Sinagombaga kumuhisha ko nabyaye. Ariko kuba yaransuye ndwaye binyereka ko nzirikana nk'inshuti bakundanye kandi akaba ananyifuriza ubuzima bwiza. Ibyo birampagije rero rwose. Ubwo si byo ngibyo biranyemeza ko nta kindi kibyihishe inyuma nye. Yuhi mbega umukobwa mwiza. Migi ubu ntitwavanga dufashe mba bataramudutangara. Ni mu minkwano ahubwo mundi mubarerere neza. Ni ukubyigaho rwose tukayitanga da. Naho se ubundi rwose Nadine narinyuze ahangaha nyine kugura amandazi ariko nkanagutereta kandi kana.
undi leta iki honore nyine se ubu ntibakiguhashisha kibondo barayima bahita nyine kugeza ku mwana agejeje imyaka 2 uwanjye afite amezi gusa rero ndashaka kwiguriraho rwose Nadi umwana wanjye arayikunda cyane ukaba ushaka ko ngurisha kibondo yanjye se yego sha Nadi ungurishaho rwose nubwo kaba ari gake nakavanga n'indi umva honore mu bantu bashobora kugurisha kibondo simba mu buryo kubera iki se kuba utari buyigurishe yose ntiwamuho gakeya nyine nawe ukabona ayo mafaranga reka mbere yo kuyiduha hari amabwiriza duhabwa kandi niyemeje kuyakurikiza yose se koko urayenyimye rwose koko Nadi burundu umva ntibishoboka shisha kibondo ni nk'umuti uwo yagenewe ntiyemerewe kuyisangira n'undi ntiyemewe no kuyivanga n'andi mafu byose ubizi rwose Nadi nyine ngiye mbabarira umehikiro rwose ibyo byibagirwe honore ibyo byibagirwe umwana siko wambabariye nifuza ko Migi wanjye akomeza gukura neza ndanezerwa cyane burerege iyo nagiye kumupimisha umujyanama w'ubuzima akambwira ngo komereza aho ngaho umwana wawe akura neza yewe akanangaho n'urugero mu bandi babyeyi ko mwitaho genda ukomeze umwiteho rero umugaburira indyo yuzuye ariko shisha kibondo yanjye uyibagirwa sinyigurisha mbabarira hanjye ndumva harafashe icyemezo da niko bimeze honore ni ukuyinywa rwose nkabona amashereka ahagije nkunsi umwana wanjye nawe agakura neza nk'uwo wawe urumva nyamara rwose wari kumaho nanjye nkaguha ayo mafaranga rwose Nadi ntabwo ari iy'ubuntu hanyuma nawe nyine ugasigara ushaka indi fu yo kuvangira iyo wasigaranye muranyumvira honore Nedi ndakubwira ko amabwiriza yo gukoresha shisha kibondo bitemewe kuyivanga n'andi mafu nawe ngo ni ngowe ujye kuyivangira mbabarira ariko se habaye ikireya n'icyo wasize aho ukaba urimo kuzunguruka ibyumba byose subira kwicara rero icyo nshaka ndakizi urashaka iki se wibagiriwe mu nzu yanjye noneho ubu ndatuje ariko se simbyumva neza n'icyo washakaga ku buryo uzunguruka ibyumba by'inzu yose menya ko ubu ntuje kuko nta mucengezi isanzemo hano mucengezi ereka buriya ahantu hose abacengera ntibabura nako abantu binjirira abandi simwumva neza ariko erega umuntu ashobora kuza akinjira mu cyumba akakwihishamo ntubimenye ubwo umuntu waza akihisha mu cyumba cy'ahantu atazi yaba ari Ndereya ngwino Chris wicare twiganire rwose ikibazo nari mfite cyakemutse n'ubu sindakumva Leya uziko nkanze ariko kwinjira ukahita uzenguruka inzu yose winjira muri buri cyumba cyose erega Chris abakobwa bari hanze aha ndabazi ntumbwire ko wakekaga ko harimo umukobwa Leya none urumva nakeka ko wacengeye ari umusore se mugenzi wawe sikumenya wafuha we niko bimeze jyewe wanjye aba ari uwanjye sinkunda umuntu unyinjirira none se nkubeshye Kiri nkubwire ngo sifuha kandi mfuha gusa umukobwa utafuhira umusore akunda yaba ameze ati none se ubundi kwa muganga bakubwiye ko wari urwaye icyanye ubu se ndabasobanurira ko nari ndwaye ikinyirane none se indwara ntiyagaragaye yewe yagaragara itagaragara icyangombwa no kuba rwose nakize kandi meze neza Beni n'ubundi nicyo dukwiye gushima Imana hanyuma se bakobwa beza ni iki muhishiye urubyiruko muri izi grande vacances harya ziracyabaho kumuseka se ko muri kunseka Beni urasekeje ni wowe ubajije niba grande vacances zibaho nyamara muransekera ubusada imyaka ishize ntiga ni myinshi pe kundusha se Beni yegora ziracyabaho rero kandi rero wowe na Feliciane ndumva mukwiye kugira icyo mukora rwose nyirane ubusanzwe nyiraneza uyu na Feliciane batubwiye kubafasha gukangurira urubyiruko kuzitabira inama y'umunsi y'umunyinya kugira ngo dutore abayobozi ibyo by'ibiruhuko ntibabivuze pe nyine twabahamagariye guhura nka club umunsi y'umunyinya kugira ngo dutore abayobozi nitumara gutora nibwo tuzashyiraho gahunda z'ibikorwa tuzakora harimo n'izo mu biruhuko ubwo mugiye kwitorera abayobozi ni byiza cyane mupfa kuzatora abo mwizeye bazabafasha kandi twifuza ko uzabuharanye ukadufasha muri ayo matora ndetse tukanafatanya gukorana gahunda y'ibikorwa tugomba gukora ubwo muracyantekereza nyirane cyane yego kumana ahubwo se umva ari icyo urubyiruko rwakora rutagufitanye mumbarise njyewe ariko buriya simari pe ntuhari guteze kandi uhari ubushize wowe na Feliciane narabibabwiye nyirane erega murihagije akose nyirane mwebwe barabacutsa nimubimenye ariko anye kuhagera gusa byibukanye nyirane mwebwe muzitorera ababayobora sibyo ibyo bikorwa mu bitegure neza nindamukana nahaje
nzaba nitabire rwose nk'undi muntu uwo ari we wese. akosanye ubwo koko ugiye kuducutsa pe. ese kureba ku isaha nk'ufite indi gahunda muri uyu mugoroba kiri? ahubwo narangaye isaha irangendana. none se ko ngeze hano bigaragara ko ari bwo ukihagera ukaba utambwira ko ugiye ku izamu ugiye? ni ahantu mfite gahunda Leya. ahantu ufite gahunda kiri? Yes. ubu rwose nari nzi ko uyu mugoroba ari uwanjye nawe nta kirogoya, none aho hantu ugiye haraturogoye pe. ahubwo se waje nkakugeza iwawe ko ariyo nzira ndi bunyuremo. utangiye no kunyuhura kiri? none se uragira ngo ngusige aha ngaha kandi ntazi isaha ndi butahire Leya? ugiye se kiri? nakubwiye ko hari ahantu mfite gahunda Leya. basi se waretse aho hantu tukahajyana koko? ngo tukajyana aho ugiye kugira ngo tube turi kumwe sha, ubundi ukantahana ukangeza iwanjye ukabona gutaha iwawe. none urumva twajyana muri gahunda yateguwe utarimo? gahunda ugiyemo tutajyanamo se ubwo ni gahunda nyabaki koko kiri? menya ko hari gahunda ngiye mutatumiye Leya. ndabimenye ugiye gusura Nyesi kiri. uti? nta handi ugiye yewe ugiye gusura Nyesi. nk'ubwa Nyesi umuzanye muto aho ngaho. guceceka si ubucucu Chris we. sinkumva neza ariko. kuba naracecetse si uko nyobewe ibyawe na Nyesi kiri, sinyobewe ko mwakomeje gukurana akagusura ukamusura. cyokora ndumiwe noneho mbuze icyo mvuga. wavuze se? ubu rero uzi ko ntazi ko ari we wari umurwaje ubwo yari mu bitaro. uti? buri kanya ntiwanyarukaga ukajya aho arwariye, wari ukijya mu kiruhuko se ahubwo cya saa sita ntiyaryaga ari uko umugaburiye, siho wagoroberezaga. none se wabikubwiye bimubajije yaraje arabikubwira gusa cyangwa yakubwiye ko bitwaye iki? nuko wagombaga kunsubiza se ubwo? ndumva ibyo nta mwanya mbifitiye Leya. urataha ngo uhe lift cyangwa nigendere uraza gushaka utaha? Chris atewe n'iki kurakarira Leya bene aka kageni? Leya se agiye gukora iki nyuma yo kuguterana amagambo? ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. nibo rero bashoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu. gusa mbere yo kubasezeraho nababwira ko perezida wa Amerika Donald Trump yanenze cyane Israel na Irani, ashinja ibyo bihugu byombi kutubahiriza ihagarika ry'imirwano hari hashize amasaha make atangaje. naho muri Ukraine abantu benshi baguye mu bitero by'Uburusiya bwasutse ibisasu ku mujyi wa Dnipro n'umujyi wa Samar uri mu burasirazuba bw'icyo gihugu. ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Suzanne Lennon. amakuru yacu arakomeje, ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango.